ko mu kw'Imana ntihabura inzira. Baravuze ngo ntubeho, Imana iravuga baho. Baravuze ngo ntiwabyara, ubu urahetse nawe urasimbiza nk'abandi, imugongo urahari. Hari uza yirukanka akavuga mama ma. Haleluya. Ariko papa bifashe imigisha yawe, uhereye uyu mwanya bitangira bibura amahoro. Uhereye uyu mwanya ntibiryama ntibisinzire, bimanza birekure imigisha yawe ikugereho. Ibyari bifashe iterambere ryawe nibirekure, rimanza rikugereho. Ibyari bifashe mariage yawe nibiyirekure. Ibyari bifatiriye urugo rwawe nibirushingukemo mu izina rya Yesu. Ibyari bihagaze mu kazi kawe nibyanduruke, byomoke rwose, bigende mu izina rya Yesu. Akazi kawe gakomeze kagende. Ibyari byicaye mu rubyaro rwawe nibiruvemo. Nta bukene Yesu atarangiza, nta nzara Yesu atakwirukana, nta myambaro Yesu ataguha, nta ntebe Imana itakwicazaho, ndetse nta jwi ritaguhamagara ngo rikugirire neza, nta maboko Imana itakuramburira. Hari igihe Imana iguha izina iri guhishemo kugira ngo utarenga umupaka. Ya rero iyo Imana igiye gutabara umuntu, hari igihe yumva ko atari we watabarwa. Ati se nanjye Imana yambona, ati se buriya hari icyo yavugana nanjye. Umva uko Imana ivuze. Imana irambwiye ngo ibyari byasenyutse Imana yongeye kubihagurutsa. Imana yongeye gukomeza ubuzima bwawe. Imana ihagaze mu rugo rwawe, kandi hari imbaraga zije nyine, kandi izo mbaraga nizo kugutabara. Kuko ndimo kumva ijwi rimbwira ngo ibya kera birarangiye nyine, ahubwo hari ibintu bishya Imana izanye ku buzima bwawe. Ati Queen ntawe nzi. Maranye abagabo b'abanyamanyanga babazi gutsemba bivuye nyuma. Ati rwose Queen ntawe nzi, ibyo bintu nta nubwo mbizi, ni nawe ndi kubyumva. Ni ibintu bya Queen, ni weho ndi kubyumva na pe. Queen ntawe uzi, wahaye 12,000 agusezeranya ko umunsi mwahuye azagusengerera. Wirirwa umutegereje, saa 4 zikugereye utegereje Queen. Queen ntawe uzi, 12,000 ntabyo yagusubije, byo wamuhaye Queen ntawe uzi. Ati reka da, ibyo ni ibiki sheri? Ati ibyo ni ibiki? Abatangiye kurakara. Ati sheri bura ntukinyizera koko, ugeze kuri urwo rwego rwo kuntwerera ba Queen koko? Sheri koko wabaye ute? Ni ibiki uyu munsi? Wabaye iki? Wabaye iki? Umuntu waje kukurogama Queen ninde? Mbwire ninde waje kuguhemukira? Ibintu bya Queen byavuye. Umugabo arahakana, aratsemba ariko umugore atereka nze nkwereke Queen. Burya Queen ntago yari Queen wa wundi nyine mwagare. Queen yari nge, ni nge wabikoze. Amubwira uko byagenze. Nashakishije simukari, nshakisha na telefone, n'ikimenyi arahamagara. Bari kumwe nyine akoresha kaka nimero. Ni ngewe wundi wakubwiye ko nitwa Queen iranze. Ni ngewe wakubwiye ko ndi umukozi wa mu rugo. Ni ngewe wagukereje mu ruzinduko twari dufitanye, nkubwira ko ndimo ndategurira databuja na mabuja ko none ndi buze nibagenda. Ni ngewe Queen. Nimero yanjye ntuyibonye se? Si wanyujijeho amafaranga? Si nayo nongeye kuvanaho nyagusubiza? Umugabo yumva birimo biramucanga noneho. Haleluya. N'umugabo nanjye ndamwemera. Abantu nibashaka babyemere, nibashaka babipinge, nibashaka babishidikanyeho, ariko Yesu ni umugabo nanjye ndagira ute? Ndamwemera. Waruzi ko hari igihe abantu basinya bagashyiraho na kashe, ati uyu munsi ntabwo ramuka, ariko Yesu akaza akabyivangamo maze ukaramuka. Ukaramuka bahari, ukaramuka babibona. Ati iriya nzu ntabwo
ntabwo izuzura. Yakuzura binyuze hese? Iyo nzi kuzura, finisaje igakorwa, bahari bareba, batari bimuka, batari banasarurwa muri uyu mubiri. Buriya burwayi ntabwo bwakira. Runaka bwaramuhitanye, ariko uzi uburyo abantu ari ibicantege. Mwene runaka bwaramuhitanye, ba runaka bwarabatwaye, ariko se yewe ntabwo uzi wa wundi duherutse guherekeza nibwo bwari bwamujyanye. Imana ivuze ngo uzabaho urabaho. Imana ivuze ngo irakugirira neza, irakugirira neza. Hahirwa bizeye ijambo bavuganye n'umwami Imana. Hahirwa bizeye ijambo bavuganye na Kristo. Ndagira ngo mvuge ijambo ryitwa ugukora kw'Imana no kunesha kwayo. Haleluya. Burya ngo barakwanga maze yo ikakwemera, yamara kukwemera ikakwemeza n'ababandi. Imana se yabikoze neza, ntibaza baririmba ngo amahoro amahoro. Ubwo Imana yakwibutse haleluya. Ubwo Imana yakwibutse, amahoro ntabwo twayagura, ntabwo twayashakisha. Ubwo Imana yakugiriye neza, ntacyo bitwaye ibindi biri bwizane. Ubwo Imana yakwibutse, ibitangaza byo birakoreka. Ubwo Imana yakwibutse, ibindi ariko mwamvuge ngo amen. Ubwo Imana yakwibutse, iyindi mirimo yirikora. Ubwo Imana yakwibutse, nta rupfu rugihari. Ubwo Imana yakwibutse, imbabura zari zamanitswe zikamanurwa, zigacanwaho, kandi bigashya bikaribwa mu izina rya Yesu. Iyo Imana yakwibutse, wambara bya bitenge bya Macyabiriho uyu munsi babyita ngo iki harya? Bazita za London. Abantu bakagira ngo wambaye za bazerish. Hatariko runaka araberwa we. Hatariko runaka wamubonye. Hatariko runaka. Haleluya. Amen. Hatariko runaka wamubonye. Yewe ahubwo se mumubaze, kiriya gitenge yakiguriye he? Yadodeshereje iriya modeli nayikunze we. Haleluya. Reka nkubwire ngo Imana y'ibishatsi kugirira neza. Iyi Imana ibishatsi iragutabara. Iyi saha igeze, abantu bagusuzuguriye mu gihe, abantu bakubabarije mu gihe, abantu basubijwe inyuma mu gihe, Imana ikoresha igihe nanone. Imana igira gute? Ikoresha igihe nanone ikakwibuka. Ikoresha igihe nanone ikagutabara. Ikoresha igihe nanone ikakugirira neza. Imana yigusakaje, si ngombwa ko ari mu mibyizi, si ngombwa ko ari muri weekend, si ngombwa ko ari uko iminsi mikuru yaba yabaye. Birashoboka ko nawe uyu mwanya Imana yakuremera umunsi mukuru kandi ukaba. Aya masaha Imana yakugira njyambere, abandi bakaza bafata nimero zikurikiye. Imana ikugize nimero ya mbere, se ninde waburana? Hari uwashinga urubanza? Hari uwatera umugeri? Ninde wavuga oya Imana yavuze yego? Kwa Moridekayi mw'abantu mwe habaye igitangaza. Moridekayi yari yifitiye agahinda, yifitiye amarira ye, avuga ati aha ku izamu mpagaze, byashoboka ko n'umwanzi yaza ari ngewe waje kureba noneho hadashaka databuja. Haleluya. Ariko kuko mu Bayuda umuco wabo wari ugusenga. Haleluya. Kubera ko mu Bayuda umuco wabo kwari ukubaha Imana, ntabwo babashaga gukora ibintu batagishije Imana inama, ntabwo babashaga gufata urugendo batagishije Imana inama. Umva ukuntu byagenze. Moridekayi ngo yafashe amasengesho yitwa umwihariko, we bwitaramanza arasenga. Aleluya. Amaze gufata amasengesho asenze, afata urugendo rwo kujya kureba mushiki wabo Esiteri. Aravuga ro Esiteri, urabizi kuri uwo mu bacu. Aleluya. Reka bijiyo bijaze. Buriya tubare ko nka bijiyo bija
ari umukobwa wo mu bacu ariko ukundwa n'iki? N'umwami. Si afite n'igikundiro yemwe, nubwo yahishe mu maso nk'abaheburayo ba kera. Aleluya. Haraza ati rero nyaboneka mwana wacu, abayuda ahangaha urabizi ni ibibazo, ariko noneho byarangiye. Ubu ngubu Hamani yambaye itegeko ngo agomba kujya atambuka nageze hasi kare. Nagize gute? Nageze hasi kare. None koko ibi bintu koko turaza kubivamo kwa k'abayuda turenganye? Maze kuko Moridekayi yari yagize ute? Yari yasenze ya mavuta ngo aze no ku mutwe wa Esiteri. Aravuga ati humura, mu by'ukuri nubwo ngeri bwami nkavugana nabo bakanabasha kunyumva, ariko nanjye ntago nabitegeza gutyo gusa. Aramubwira genda ubwira abayuda bagenzi bacu iminsi 3 tugiye kugira ute? Gusenga. Nirangira nzababwira icyo tuzagira ute, icyo turakora. Genda wicarira Imana iguha umugisha. Noneho ya minsi 3 irangiye, mwumva ikintu cyabaye. Iminsi 3 irangiye, umwuka w'ifuhe waje ku muntu bita Esiteri. Reka nkubwire ngo Imana nawe igiye guhagurutsa amaboko, igiye guhagurutsa abantu, igiye guhagurutsa imbaraga zizana gutabarwa kuri wowe. Umwuka w'ifuhe umaze guhaguruka kuri Esiteri, yaravuze ngo reka njye gusura iki? Ibwami. Ajyayo ngo abasure, ngo baganire. Arangije arababwira ati ariko mfite n'igitekerezo. Mfite n'iki? Mfite n'igitekerezo. Aleluya. Yashakaga gushingisha ibuye hehe yemwe? Yashaka gushingisha ibuye ku bayuda bagenzi babo. Mu masengesho abayuda basenze y'iminsi 3. Umwami agira gute yemwe? Atangira kubura amahoro, atangira kubura guhumeka, atangira kubura iterambere. Reka nkubwire ngo ibifashe imigisha yawe uhereye uyu mwanya bitangira bibura amahoro. Uhereye uyu mwanya nibiryama ntibisinzire, bimanza birekura imigisha yawe ikugereho. Ibyari bifashe iterambere ryawe nibirirekure rimanza rikugereho. Ibyari bifashe mariage yawe nibiyirekure. Ibyari bifatira urugo rwawe nibirushingukemo mu izina rya Yesu. Ibyari bihagaze mu kazi kawe nibyanduruke, byomoke rwose bigende mu izina rya Yesu. Akazi kawe gakomeze kagende. Ibyari byicaye mu rubyaro rwawe nibiruvemo. Imana ijya kuruguha ntago bari bahari. Erega ntabwo badufite kuko twasenze Imana yera, ntago yaduha ibihumanya. Oya, ubundi abantu bakugenera isahani nk'abandi, kwiya kwimya ariyo yabahaye, bazi ngo isaha yawe weho ntihari. Aleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndimo ndabona ibitangaza by'Imana hagati muri twe. Ndimo ndabona ibitangaza by'Imana hagati muri twe. Aleluya. Nibashake babyemere, ariko ndimo ndabona ibitangaza by'Imana hagati muri twe. Aleluya. Amen. Sajya ngo Satani ngo azadutwara abagabo, Satani ngo azadutwara abagore, Satani ngo azazana impfu kuri twe, Satani ngo azatwiba ibyishimo. Mureke mbabwira agatekerezo kamwe. Aleluya. Hariho umugore umwe ndetse n'umugabo umwe. Aleluya. Bari bamaze kubyarana abana 2. Murumva ko bari bakiri abajene. Si bari bakiri abajene yemwe? Munyiteho mwumva aka gatekerezo. Noneho umugore yari afite ubwoba ko umugabo yaba amuca inyuma, kandi umugabo nawe yari afite ubwoba ko umugore yaba amuca hehe? Inyuma. Aleluya. Noneho ngo umunsi umwe ugeze, umugore arangije afata gahunda, aravuga ati ngiye kumekinga neza shuwa
ko umugabo wanjye koko anca hehe inyuma. arangije agura agatelefone, aragenda ashaka na simukadi itamubaruyeho. ni ibintu byabayeho live. Aleluya. amaze gushaka simukadi n'agatelefone ku ruhande, arangije aragenda arasacinga, asanga sheri we yahinduye amazina kuri Facebook, ariko juste abona ko ari we. baraganira, sheri amakuru bimeze ute, burya nagukunze nibiki, bose barakundana nyine. none se uherereye, amubwira ko ari mu mugi nyine umwegereye. umugabo nawe ajyaho, none se nta mugore nta n'umwana ufite? ati reka da, ati reka rwose, ati rwose, ati ngo nta by'umugore da, nta mugore rwose ntawe. kandi ari kubibwira nde? ari kubibwira umugore we. ari kubibwira umugore we. noneho umugore yari yafashe amazina ye nyine, siyo yamubwiraga. urimo kunyumva neza? ayari ari kuri simukadi siyo yari amazina ye. yamubwiye ko yitwa Queen, naho ibijyanye na simukadi ko yayitiriye, simukadi akoresha ko atariye. bimubwiranye umutima mwiza, bimubwira mbere, ntibyigeze bibateranya, yabyakiriye uko, anabyizera uko nguko. Aleluya. umukobwa ntago yigeze yishyira hejuru cyane kugira ngo batazaganira bagera mu bintu birenze, ugasanga arimo arakorwa n'isoni. aza kumubwira ati ngewe burya nkora akazi ko mu rugo. Aleluya. ngewe nkora akazi ko mu rugo. noneho baraganira, ukwezi kwa mbere kurashira, ukwezi kwa kabiri kuragera, ukwezi kwa gatatu kuragera. ariko dukwiriye no guhura. Aleluya. dukwiriye no guhura tukarebanaho, tugasuhuzanya by'umwihariko. nawe ati nta kibazo rwose. bajya kuri chat, wowe sheri waramutse ute se, wiriwe ute, bimeze ute? noneho hari igihe yajyaga amuhamagara kuri ka gatelefone, umugabo ari mu rugo, ngo agahita asohoka akirukanga akajya nko mu birometero nka binga, akabwira umugore ati boss arampamagaye sheri, ahubwo ndagiye ubu, boss agize ute, arampamagaye boss arampamagaye. akora ati sheri ni ngaho genda umurebe boss. Haleluya. noneho umugore uwa tekinike yakoresheje ni iyihe? yahinduraga ijwi, bakaganira. umugabo igihe n'ubundi azumva azihutse, akongera akagaruka, namenye ko yaganiraga na nyabana we. Aleluya. noneho umunsi umwe umugore aravuga ati rero umugabo wanjye ndamubonye, yamakaniye ko nta mugore afite, yamakaniye ko nta bana afite, yamakaniye rwose yivuye inyuma ko we ni singo, ni siribateri wujuje ibyangombwa. nta kindi rero nza kumumarira, ahubwo reka ngire gute, ngaragaze ukuri. mu rugo ngo nta n'amakara bafite. nyamugabo ngo amuhereze 12,000. urumva? mbwira ati sheri rwose ihangane umfashe unyumve, nuko nari nkeneye 15,000. ndi nawe ati 15 ntabyo mfite, ariko mfite 12. ati ntacyo bimpe, sindabura undi muntu uza kumfasha mbone 3, nta kibazo. arabimuha. amaze kubimuha 12, mu rugo nta n'amakara bari bagize gute, bari bafite. wa nyamugore wigize umukobwa nawe arayabika. murimo kunyumva? arayabika. noneho umunsi umwe ugeze, nyine wa wundi basezeranye ko bari buhure, bakaganira, bakanamenyana, bakanishima. nyabana ari we mukobwa nyine yambwiye ati ngewe burya nitwa Queen Iranzi.
ambwira rero ngiye burya nikundira inyama rwose, ugende wokeshe inkoko, wokeshe n'ibirayi rwose pe, niteguye kuza kugira ute kubirya kandi ndishima ninkubona. Undi ati rwose nanjye ndumva ibyishimo ari byinshi n'umunezero uza kuba mwinshi cyane ninkubonaho. Ati nibyo. Noneho ngo bakiri aho ngaho umugore arongera akuramo vibrera, akuramo na saundi, arahamagara kandi amuhamagara bari kumwe nyine mu nzu. Umugabo yahise yongera kinabire ko arirukanga ajya nkiriye. Haleluya. Ajya hehe? Ajya nkiriya kure. Hati none alo sheri bimeze gute? Me ntabwo azi ko ari wa mugore wagize ute abikoze. Ibintu byari bimaze amezi 3, byari bimaze gufata intera nini. Umugore aravuga rero icyo nari nkukeneyeho narakibonye. Wa mugabo roreka byuke, yari yamubwiye ko akora hehe mu rugo. Saha yo guhura yari 2:00. Aho bahurira hageze aramujira. Burya rero nari nzi ko mabuja na databuja babagiye hehe mu kazi, none ntibaragenda. Ariko bagiye kugenda ihangane. Hari utwo bari bantegetse gutegura rikantugire vuba vuba kugenda aho bagize ute baragiye. Umukobwa amushyira ku katsi 4, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9 zigeze umuhungu barara ati noneho ubu ngubu ndaje. Ndabona rwose umugabo amaze kugenda, uri umugore nawe agiye kugenda, ndaje rwose pe. Umugabo arakomera. Zirazamuka 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ya nkoko bayikoze n'ibyo kuyirisha biraho ngaho byahoze byazanye byateye agahinda. Haleluya. Umugabo noneho abona basi ararambiwe, arangije ya nkoko yabuze imbaraga z'ubuyirya, arangije arapfunyika azana hehe mu rugo. Noneho wa musheri waravuga ati rero urabizi ko nakubwiye ko nzakugurira akantu umunsi nzakubona n'amafaranga kambenya guhaye, zibazi kuba ryari 1:00 za nijoro. Avuga ati noneho burarabonetse tu, ubu yaje. Amwohereza bya 12 yagize ute yamuhaye, kuko ntiyigeze abikoraho, yarakibifite nyine. Niba yarafite yo kwishyura ku ruhande, niba ariyo yishyuye ntumbaze. Umugabo arataha. Noneho ananirwa kubwira umugore ko yamukoreshereje iki inkoko akaba yizanye. Nubundi uwo mugabo ntiyakundaga inyama cyane, ntiyari bunayirye ngo ayimare. Yabuze n'undi ayiha mw'iryo joro, zari zageze 4. Haleluya. Ariko noneho ngo inkoko ayigejeje mu rugo bararya. Urumva juste nagwakanga icyo umugabo agize ute akuzaniye. Noneho ngo mu gitondo agiye kugenda, umugabo yari yabiteguye, azana imyenda mishyashya arambara, agaparufa barikomye, mbese azinduka icyo bita impinduka, kandi agenda nanone ntacyo kurya agize gute asize. Urumva rero atashye atahanye inkoko. Umugore yagize gute yagaragaje akanyamuneza, avuga ati sheri iyi nkoko ndikumva yakonje kandi nta makara dufite mu nzu, zana ibiceri tugura amakara tugira ute tuyishyushye. Umugabo urumva yari afite umujinya, sheri we kwini yari wamutegereje, munsi wose urarangira, ijoro rigira ute ijoro riba rirarangiye. Sayine ubabwije, sene babugize ute ubabwije. Mana we, ntumbaze ko nubundi ntiyakundaga inyama, nubundi niyo nkoko ntiyayiriyeho neza, ariko yakoze mu byo kuyikiza.
noneho rero shaho buri abagore nabo ni abashotozi. Ati sheri ko nabonye wambara neza, parufe ntabonaga mu nzu nkabona uri muri puriza uragiye, wari ugiye hehe ko mbizi ko iyo ugiye mu kazi utajya uhanagura congo, ko mbizi ko udatera amapasi bigeze aha, sheri wari ugiye hehe ko utambwiye ahantu ugiye? Ati naringiye ku kazi, ariko ati naringiye ku kazi. Ati nibyo ariko da, hari ugiye ku kazi ko kureba kwini wawe. Umugabo yumva atewe, babyita iki? Oya ntabwo ari ikinya, yumva atewe inkota. Kwini wamumenye gute? Muziranye na kwini hehe? Yaba se yaribye telefone yanjye akamenya amakuru n'ibiganiro nakoranye na kwini? Kwini wamumenye uti? Burya ngo iminsi 40 y'igisambi bigize ute? Ibibazo 40 irangiye, uwari umusore abaragaragaye. Inkoko yari imaze kugera mu gifu, urumva yavugaga nawe ntabwo babuhari. Ati kwini ntawe nzi, maranya abagabo b'abanyamanyanga babazi gutsemba bivuye nyuma. Ati rwose kwini ntawe nzi, ibyo bintu nta nubwo mbizi, ni nawe ndi kubyumva, ni ibintu bya kwini niweho ndi kubyumva na pe. Kwini ntawe uzi, wahaye 12,000 agusezeranya ko umunsi mwaho yazagusengerera, wirirwa umutegereje, saa 4 zikugereyeho utegereje kwini. Kwini ntawe uzi, 12,000 ntabyo yagusubije, byo wamuhaye kwini ntawe uzi. Ati reka da, ibyo ni ibiki sheri? Ati ibyo ni ibiki? Abatangiye kurakara. Ati sheri ntukinyizera koko, ugeze kuri urwo rwego rwo kuntwerera ba kwini koko? Sheri koko wabaye ute? Ni ibiki uyu munsi? Wabaye iki? Wabaye iki? Umuntu waje kukuroga makwini ninde? Mbwire ninde waje kuguhemukira? Ibintu bya kwini byavuye. Umugabo arahakana, aratsemba ariko umugore ati reka nze nkwereke kwini. Burya kwini ntago yari kwini wa wundi nyine mwagare, kwini yari nge. Ninge wabikoze. Amubwira uko byagenze, nashakishije simukari, nshakisha na telefone, n'ikimenyi arahamagara. Bari kumwe nyine akoresha kaka nimero. Ni ngewe wundi wakubwiye ko nitwa kwini Iranzi. Ni ngewe wakubwiye ko ndi umukozi wa mu rugo. Ni ngewe wagukereje mu ruzinduko twari dufitanye, nkubwira ko ndimo ndategurira databuja na mabuja ko none ndibuze nibagenda. Ni ngewe kwini. Nimero yanjye ntuyibonye se? Si wanyujijeho amafaranga? Sinayo nongeye kuvanaho nyagusubiza? Umugabo yumva birimo biramucanga, noneho amakuru yose yumva bayamuhaye neza. Arangije afata telefone y'umugore ayikubita ku gikuta, yose bimyase. Aramubwira kuyimena ntibivanaho, kwicyo nagombye kukubonamo nakibonye, nashaka kureba kutanca inyuma. Narakubonye unyihakana, ukihakana n'abana 2 twagize ute? Twabyaranye. None koko sheri uri siribateri? None se koko aba bana nagari weho twababyaranye? Nuko umugabo umwuka w'Imana aramusura, aramubwira sheri wamfashe pe, mbabarira sinzongera ukundi. Umugore yaramubabariye, ariko urumva mu mutima ntago byagize ute? Ntago byigeze bishiramo.
twahuye arimo ambwira ati none profete ngire nte, ambwira iyi histoire yose uko yagenze. N'umugabo ngira umugisha wo guhura nawe nawe yinsubiriramo, ambwira ko rwose yihannye atazongera kubeshya, naho yaba ari umukobwa bahuye amaso ku maso. Ambwira ati mba ntekereza ko yaba ari nawe wamutumye. Umugabo yihana ubwo. Reka nkubwire ngo ko hari isaha yo gukizwa k'umuntu, kandi hari n'igihe cyo gukizwa kwe. Mu by'ukuri yumvaga ko azabeshya akaba managinga bose kandi bigakunda, ariko kuko Imana itajya ibeshya, aleluya, kuko Imana idashobora guhomba uwo yatoranije, yaremeye iramuhombya. Amezi 3 amubikaho ibyiringiro, ariko ashize igitangaza kigira gote kirakoreka. Aleluya. Birashoboka ko nawe hari ibintu bimaze igihe bikwishushanyaho. Birashoboka ko hari baringa Satani yazanye imbere y'amaso yawe. Birashoboka ko mu kazi kawe byanze kubera impamvu zibihanganye nawe, kubera impamvu z'ibyo ugendana nabyo, kubera impamvu z'igitugu twaza utabizi. Iyo atabaye ruriya rugo, uyu munsi rukaba ruhagazemo urukundo rw'imbaraga. Umugabo ntagikora umushinga wo kubeshya, kuko azi ko umugore we abeshya kumurusha, kuko azi ko umugore we nawe azi gutahura by'umwihariko. Yahisemo kumubwiza ukuri ahasigaye ngo bubake ubuzima bugize gute busigaye. Umugore umuhaye 12, burari nkundi yahita avuga ati washeri yampaye, ahubwo nanjye mpamagara amaniga yanjye nyasepeze. We muzi ko mfite umusheri usigaye ameza neza. Aleluya. Muzi ko mfite umusheri usigaye umfata neza, yampaye 12. Aleluya. Yarayabitse, maze ryasezerano yamusezeranije ku munsi bazahura azamusengera, namusengera muri bya 12. Aleluya. Mani tugirire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ko isaha y'Imana igeze, Imana iratabara. Igihe cy'Imana kigeze, Imana irakora. Mu mwanya wo gukora kw'Imana ntago hagombera izindi imbaraga, ahubwo nuko Imana isohoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Nta bukene Yesu atarangiza, nta nzara Yesu atakwirukana, nta myambaro Yesu ataguha, nta ntebe Imana itakwicazaho, ndetse nta jwi ritaguhamagara ngo rikugirire neza, nta maboko Imana itakuramburira, nta firimbi itavuga ku bwawe, nta bwenge, nta buhanga bwatuma izina ry'Imana ridahabwa icyubahiro. Hari abantu bigira basabwenge bakirengagiza ko nta bwenge yagiye, akibagirwa urwandiko rw'uko ari umukiranutsi. Agezeyo bakora check up, basanga atari uwo mu kwa Kristo. Baramubwira subirayo, subirayo. Hari ibintu Imana igiye kwirukana ku buzima bwawe kugira ngo bitagutakariza umwimerere wawe. Hari ibintu Imana igiye gusenya kugira ngo bitakwicira izina. Hari ibintu Imana igiye kuvana mu rugo iwawe kugira ngo ukomeze uruzamuke mo kandi rukomeye ndetse rufite imbaraga. Aleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Hari ijambo nasomye hara mu mubwiriza, ibice 3 ku murongo waho wa mbere, haravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe mu isi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka, hariho n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo
igihe cyo gutera, igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutaburura, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ibyo umuntu akora yirushya bimumarira iki? Nabonye umuruho Imana yahaye abantu ngo barushywe nawo, ikintu cyose yakiremeye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'igihe n'iteka mu mutima wabyo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twese haleluya. Twongere amen. Bareke bakuvuge, bari kukuvugira mu gihe cyabo, ubwo ni igihe cyo kuvugwa kiriho. Bareke baguseke, kuko ari igihe cyo gusekwa, n'igihe cyo kuzamurwa mu ntara nikigera. Yesu ngo azareba abakozi bose ababwira ati nimwicare mwegamire, nimwicare mugubwe neza, kuko mwagize ute? Mwakoze neza. Haleluya. Buriya yujya kubona abantu barafata umwanya bakakuvuga, barafata umwanya bakaguseka, barafata umwanya bakakuvuga uko bashaka, barakuvuga bakagambira uko babyumva, bari mu gihe. Bari hehe? Bari mu gihe. Buriya bataza kuba mu gihe cyabo ntabwo byari bubashobokere. Ariko reka nkubwire igihe tugezemo ni igihe cyo kwibukwa n'Imana. Yesu warakoze kutwibuka, Yesu warakoze kuduhereza izina rishya, Yesu warakoze kutwimana mu maboko y'abanzi bacu, Yesu warakoze kuturinda, uturindira n'urubyaro, warakoze kuturinda, uturindira mu kazi, warakoze kuturinda, uturindira abagabo, warakoze kuturinda, uturindira imiryango. Yesu warakoze kuturinda COVID, nubwo ingaruka zayo duhanganye nazo, ariko warakoze kubana natwe. Warakoze Mana, warakoze ko uyu mwanya tutari muri gereza, warakoze kuduha ubuzima, warakoze ko twakarabye tukisiga bikemera. Ubu se muri kubona ukuntu muri beza? Ni Yesu wakoze iyo mirimo. Haleluya. Muri kubona uburyo mwazindutse muri bazima, uko no gukora kw'Imana. Hari abandi bazindukiye mu bitaro, hari abandi bazindukiye muri gereza, ariko ngo Yesu yitegereje kino gihe nyine abona ko ari igihe mugomba kubana n'iki? N'ubwami bwayo. Abona ko ari igihe mugomba kuba imbere zayo. Ngo Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati, nukuri uko nategetse niko bizaba, uko nagambiriye niko bizasohora. Ibyo Imana yategetse ku buzima bwawe ni amahoro. Nubwo abandi babona ko uri umusazi, abandi bakabona ko wabuze ubwenge, abandi bakabona ko nta mumaro umaze, ariko mureke duturane mu mahoro, mureke dusangizanye imbaraga z'ubumwe, urukundo. Haleluya. Bya bindi Imana yategetse kuri twe niko bizasohora, bya bindi yagambiriye ku buzima bwacu niko bizaba. Haleluya. Imana ni umukozi w'umuhanga.
Imana ishoboye byose, Imana irihagije kandi Imana ifite imbaraga. Aleluya. Hari igihe wabonye mu rugo nta kuntu wabigenza, wareba hepfo ukabona nta kuntu wabirema, wareba haraguru ukabona nta kuntu wabiremekanya, ariko humura, Yesu ntabwo ajya abura uko abigenza we. Yesu ntabwo ajya abura ukuntu ariko Mana yanjye, Yesu ntabwo ajya abura uko abigenza, kuko niyo byacitse niwe ubidoda. Abantu babiremekanya bikanga, ariko Yesu yabigezemo biremera mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Ndashaka dusenga Imana. Ese ne wabonaga byananiranye? Ese wabonaga nta gisubizo gihari? Wabonaga Imana yakugiye kure? Wabonaga urufunguzo rw'Imana rutari bugufi bwawe? Wabonaga nta gukora kw'Imana guhari? Tugiye gusenga Imana bene data. Tugiye kugira gute? Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana, nawe uzamure kwizera, Imana itugirire neza cyane. Tugiye gusenga Imana, nawe wibuke kuyibwiza ukuri, hari ikigiye gukora mu ruhande rwawe. Tugiye gusenga Imana ivuga kandi ikora, hari ikigiye kuvuga ku buzima bwawe, hari n'ikigiye gukora ku buzima bwawe. Ahubwo witegure kwakira igitangaza cy'Imana. Hari ingororano z'abakiranutsi, ijambo ryarambwiye ngo icyo akora, ngo abicisha bugufi bakubaha Uwiteka, ingororano zabo zirahari. Iya mbere ni ubukire, nuko ugomba kuva muri ubwo buzima ukinjira mu bundi. Iya kabiri ni icyubahiro, nuko ugomba kubona icyubahiro. Ntabwo ab'isi bahabwa icyubahiro ngo twabizeye Imana tukibure, ntabwo bishoboka. Iya gatatu nayo irahari, tugomba kubona n'ubugingo bugira ute? Buhoraho. Ntibaguteshe umutwe twasenze yera, ntibakubuze kuryama nkusinzire, mu ijuru hari Imana. Baravuze bucya witwa wowe, barakuroze kukwica birabananira, burya byarabananiye kubera ko isaha y'Imana yari ihari. Baravuze ngo ntubeho, Imana iravuga baho. Baravuze ngo ntiwabyara, ubu urahetse, nawe urasimbiza nk'abandi, imugongo urahari. Hari uza yirukanka akavuga mama, ma, haleluya. Ariko papa, daddy, abiki gihe mami, daddy, kubera ko mu kw'Imana ntihabura inzira. Iyi niyo bazisibye, Imana igize ikabivangavanga, inzira ikagira gute? Ikaboneka mu izina rya Yesu. Yesu arabizi, Yesu arabizi, Yesu arabizi ibyo agomba kurangiza. Yesu arabizi, Yesu arabizi ibyo agomba kurangiza. Wowe Yesu arimo ambwira ngo nkubwire ngo arabizi ibyo agomba kurangiza mu ruhande rwawe. Ntabwo amarira yo yavamo ibisubizo, kandi sinayo yarangiza ibiriho, ahubwo Yesu arimo ambwira ngo arabizi ibyo agiye kurangiza ku buzima bwawe. Iyo Yesu ageze mu kibazo cyawe, si ngombwa ko avuga, cyo kiribwiriza kigasohoka. Iyo Yesu ashaka kuzana igisubizo mu cyerekezo cyawe, ibisubizo birizana, kuko ijambo ryarambwiye ngo abakurwanyaga, abantu batuye impande enye zose z'igihugu, bazahita babimenya, bamenye ko Imana yakwibutse, bamenye ko invitasiyo zasohotse, bamenye ko igitangaza cya
n'abakwangaga n'abakurwanyaga, nuko ngo bahindukire bakubwire bati amahoro amahoro, kuko Imana yagize gute? Yakwibutse. Amahoro yazagira ute? Azizana. Yesu arabizi, azi ibintu agomba kurangiza ku buzima bwacu. Yesu abisobanukiwe cyane ibintu agomba gukora. Haleluya. Arabizi. Haleluya. Agize gute yemwe? Hariya niweho bita mama nde? Mama Benita. Mama Benita cyangwa numvishije nabi? Witwa nde? Cyangwa uri umukobwa sha? Ntabwo ari weho Queen. Imana ishimwe cyane. Imana irimo imbwira ngo mu ruhande rwawe wabonaga amaboko yose yakuretse, wabonaga imbaraga zose zakuvuyeho, wabonaga ibiraka byabuze, wabonaga urucuruzo wapi, mbese ubona inzira zose zirimo zinyeganyega. Ariko Imana irambwiye ngo hari ikikoze mu ruhande rwawe. Imana irambwiye ngo niyo yakuzanye none, kandi yakuzanye ngo iguhe umugisha, yakuzanye ngo igutandukanye n'abagusekeye mu gihe, kuko Imana ihinduye igihe. Barakuvuza urihangana, baragutoteza unararira, ariko nawo kuguhoza wari ufite. Imana irambwiye ngo ikomeje umutwe wawe, imaze kuwukomeza iguhaye imbaraga. Izi mbaraga Imana iguhaye, igisubizo kigiye kuvamo ntigihagurutse ibendera ry'ubutwari. Iyi bendera rigiye kuzamuka kuri wowe ntirihagurutsa gukora kw'Imana, kuko kugukora kwayo kugiye kuzanana n'ibitangaza bidasanzwe. Twongere haleluya. Mu kw'Imana ntabwo habura inzira. Niyo byanze Yesu arabirema, ariko bikagira ute yemwe? Bigakoreka. Yesu wacu abizi neza ibintu agomba kurangiza. Yesu wacu yarabiteguye, kuko mu mugambi wayo. Uriya urimo kureba bebe, urimo kunyumva wowe? Wowe nyine wowe. Buriya rero iyo Imana igiye gutabara umuntu, hari igihe yumva ko atari we watabarwa. Ati se nanjye Imana yambona? Ati se buriya hari icyo yavugana nanjye? Umva uko Imana ivuze. Imana irambwiye ngo ibyari byasenyutse Imana yongeye kubihagurutsa. Imana yongeye gukomeza ubuzima bwawe. Imana ihagaze mu rugo rwawe, kandi hari imbaraga zije nyine, kandi izo mbaraga nizo kugutabara. Kuko ndimo kumva ijwi rimbwira ngo ibya kera birarangiye nyine, ahubwo hari ibintu bishya Imana izanye ku buzima bwawe, kandi bigiye guhaguruka uhereye umunsi wa none. Ndi kubona twongeye guhura uri gushima Imana. Ndi kubona twongeye guhura uri gushima Imana. Hari igihe buriya n'umuntu ajya abona karasiyo akamera nk'uwihishe tu, intoryi za veni, ibitunguru bya 15, amavuta ya 30, agaterateranya kugira ngo arebe ukuntu yapfa kubeshya igifu, hanasigara bwa buto bwo mwishasha, akavuga ati ntacyo ndapfa no kwisiga. Abantu b'inzobe bo ntabwo buriya bijya bigorana. Namubonye ubona inzobe tu irimo itambuha, ati barati ibintu bimeze neza, ati kandi bwahehe ari gukubitirwa iyo hirya mu mbere, akaririra mu mbere, agapfunira iyo hirya mu mbere, ariko mu mutima we harimo ibanga rigize gute? Rikomeye. Sha, hari icyo Imana imbwiye ngo iki? Irambwiye ngo iragutabaye. Amen. Imana irambwiye ngo iragutabaye, kandi ni ukuri hari amarira utazongera kurira ukundi. Igihe cyo gutungwa n'amanu kizarangira. Kirarangiye igihe cyo gutungwa n'amanu.
ndimo mbona Imana ikinguye imikorere ku buzima bwawe, kandi ugiye kuvamo umukozi w'igitangaza. Abantu bakurebera mu gihe bareba uko ureshya, bareba ko bitakunda, yewe mbonye Imana yaguteyeho inyama. Kabiri, mbonye Imana ihagurukije amaboko yitwa ibishyigikizo Imana ikuzaniye. Abakugayaga n'abakwangaga bagiye kugaruka, kandi bagiye kuza utabahamagaye. Yesu nashimwe cyane. Mwaretse Imana ikadutabara, mwaretse Imana ikagira ute, mwaretse Imana igatabara koko. Mamire nepfukama aho ngaho. Data wa twese wera wa Isiraheli, umuja wawe ndamusengeye. Izi mbaraga z'uburwayi ndazisenye, izi mbaraga z'ibimunaniza nziciye intege. Umubabarire rwose gukiranirwa kwe, amafuti n'imigayo umubabarire, ngo umuhereze umugisha mu izina ryawe rikomeye. Ndatura amahoro yawe ku buzima bwe, ndatura imbaraga zawe kuri we, ndahamanya n'imbaraga z'umwuka wera kongera gushima bundi bushya mu izina rya Yesu. Ndafata mbiri byari bifashe umunezero we, ndasenya gukora kose ku mwijima, ibihindizo by'abadayimoni ndabisenye. Ndavuga amahoro, ndavuga umugisha, ndavuga gutabarwa, ndavuga lelezo pelede shakena vodestide. Haleluya. Neza yawe reka imugote, imbaraga zawe zibane nawe. Nukuri ndasenya umubabaro yaje afite, kuko numvise ijwi rimbwira ngo atahanye kubohoka kwawe, atahanye amashimwe yawe, atahanye kugira neza kwawe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mu izina rya Yesu, imbaraga zawe niziganze, ubwiza bwawe nibutegeke, ineza yawe nitugaragareho, kuko ushoboye byose uhereye none. Amen, amen, amen. Imana irambwiye ngo irakurengeye rwose. Umugongo wagiraga ngo baje kuwushyiramo tibi, wanyeganyega wapi, wakwihina wapi, wakwigarura, none ukagira ngo umutwe bafashe nka toni baterekaho. Uraremera, ariko humura. Imana irambwiye ngo irakubohoye kandi iragukijije. Wumva guhanganye n'igihe, ariko Imana igutsindishije igihe. Hari imyuka mibi yazaga kugusura ikanakubwira ko rwose naho wakwipfira ntacyo bitwaye, ariko humura, iki si cyo gihe cyo gupfa. Hari ibintu byinshi Imana yakubwiye bitari byasohora, kandi ni ngombwa ko bisohora. Ni ngombwa kubibona, ni ngombwa kugendana nabyo, ni ngombwa kubituramo. Aleluya. Ariko wavuze ngo amen, wavuze ngo amen. Imana igutabaye, ko Imana ikugiriye neza, Imana yongeye kuguha ibyishimo rwose. Wari umaze iminsi utanishima pe. Aleluya. Hari izindi nzabibu zongeye kwera, kuko zongeye gusoromwa. Ni ikimenyetso cy'uko hari amasezerano asohoye akingutse ku buzima bwawe. Erega nimuhumure, twasenze iyera, ntago yadukoze isoni. Korodi yagukoze isoni? Ntago yagukoze isoni Imana. Kandi humura, komera. Ndimo kubona ibibazo by'akazi byari bikubanye ibibazo, ariko Imana irambwiye ngo iguciriye inzira, giye kuguhereza imikorere wavuze ko yakiye mu izina rya Yesu. Hoya, uwa dayimoni wajyaga guca intege, weho ntiwahagarara nka ba runaka, ntiwakora nkabo, ntibyakunda. Imana irambwiye ngo irabakurutishije ahubwo. Imana ishyirwa hejuru kuko itagambiriye kudukoza isoni, ahubwo igambiriye kutugirira neza. Abanzi bawe nabo ubasabire umugisha, ubasabire kurama. Ndimo kubona hari igihe bajyaga bakuroga ukajugumira, ukumva kuvuga ntiwavuga, ukumva kugenda ntiwagenda, ukumva abantu urabanze nta n'ibibazo mufitanye, kumva ari umwuka mubi bakoherejeho. Imana iri kumbwira ngo igushyizeho ubudahangarwa,
bazajya babyohereza bahamane nabyo. Vuga ngo bahamane ubutunzi bwabo, basubirane ibirozi byabo, kuko weho womatanye na Kristo. Mwaretse Imana igakora, mwaretse Imana igakora, muyihereze umwanya itabari. Aleluya. Ariko niki cyananiye Imana? Imana ivuze ngo imvura igwe iragwa, ivuze ngo izuba niriboneke riraboneka. Ninde wabisubiza inyuma? Hari uwo bajya impaka, hari uwo bagabana urubibi. Imana irambwiye ngo irakuneshereje kandi Imana iragutabaye. Aleluya, aleluya. Uwo muvandimwe muri kumwe ndabona afite ikibazo cy'umwuka mubi ukomeye cyane. Ndabona afite ikintu cy'intege nkeya. Eliya, mwegere apfukame hasi umusengere. Imana yakuzanye ngo igukize. Intoki zawe ntizibasha kwakira, intoki zawe ntizibasha gutunga. Imishinga yose utekereje igupfana ubusa. Intambuko zose uteye umera nka Nduhira abandi. Ndimo ndakubeshyera muvandi. Haleluya. Jehova letoke boneze selenkode stade pasherentokebo zene tolankebo eze pelentotrai zaine gode selabide. Haleluya. Mu izina ryawe Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Tabara, rengera, 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 rengera mu izina rya Yesu. Haleluya. Amina. Amen, amen, amen. Nukuri umwanya Eliya nabonaga gukozeho, nabonaga marayika w'Imana arimo akinguka, nabonaga ubutabazi bw'Imana buri kuza. Numva ijwi rimbwira ngo nimubwire ngo asubijwemo imbaraga bundi bushya. Numvishe ijwi rimbwira ngo urongeye uributswe. Hari igihe abantu bajyaga banabarwa mu muryango bakakubwira ngo nguzi ko twibagiwe. Abandi bakagira ikintu babagenera ati runaka tuzaba tumuha nta kibazo. Siko byagendaga wa muntu we. Ariko humura, Imana izanye umugisha ku buzima bwawe. Humura, Imana iragutabaye. Uyu munsi nyine Satani yapfuye n'ingabo ze. Dayimoni yamaze guhunga ubuzima bwawe, kure cyane n'imibereho yawe, kuko hafi cyane imbaraga z'Imana n'ibitangaza byayo. Ndimo mbona mu bantu bagiye gutabarwa ubu vuba cyane, wewe uri ku isonga. Tugiye guhura uri kumbwira ati yewe pastor yarabikoze. Ndimo mbona witera hejuru wabaye umusatsi kubera umunezero Imana iguhaye. Ati rwose yarabikoze. Nanjye ngize ute? Ndayibonye. Yagize ute? Yarabikoze. Aleluya. Mureke Imana yitwa Imana. Mureke Imana yitwa Imana. Mureke Imana yitwa iki? Imana. Aleluya. Yesu nashimwe cyane. Hariya muri Yeremiya ibice byaho 45. Haleluya. Ku murongo waho wa 5 ngira ngo niba atari wa 6 hari amagambo akomeye avuga ngo iki? Aravuga ngo ku murongo wa 5, mbese nawe urishakira ibikomeye? Ni ikibazo turi kubazwa. Murashaka ibikomeye? Murashaka ibitangaza by'imbaraga?
murashaka ibintu bihindura ubuzima bwanyu n'amateka, murashaka ibintu byivugira, murashaka kubona ukuboko kw'Imana, murashaka ineza y'Imana. Haleluya. Buriya Imana yivuze yego, ibivuze yego. Imana iri kumbwira weho ujye no kuririmba. Hari ubwo waririmbaga wowe, Imana iri kumbwira ujye kuririmba wowe. Giye gutangira ngo sinabishobora, sinagira, mujye mwumvira umwuka w'Imana, Imana izagushoboza. Weho wabyemeye ko tuborara, yewe twari twanabwira atari n'igihe rwose cyo kubwirirwa. Haleluya. Tutasenze twirirwa inzara. Waburije nyine, wabwiza ute? Waburije. Mbwira umuhungu wanjye rero, ewa ngiwe ngiye kuryama. Noneho Imana ishimwe cyane, sinzi ukuntu yabigenjeje, niba yaraguye mu kantu karimo nk'intoryi zingahe, abona n'igitunguru kirahari, sinzi aho yabigenjeje, arateka, ngiye ntabyo nzi. Noneho araza arankangura ati nyamara burya ati ikintu cyo kurya cyabonetse. Mbese mbyukira nko mu kilometero. Ati burya ikintu cyo kurya cyabonetse. Ndavuga iyi imanukiye hehera. Sinzi ukuntu yambwiye ngo yaterateranyije nuko ngo icyo kurya cyabonetse. Ndambwira muvandi genda wirire, ngewe nta gahunda yo kurya ngize gute nari mfite. Muhisha ko byari byanyobeye, muri kunyumva? Muhisha ko byari byagize ute? Byari byanyobeye. Kuko urumva sinamubwiye ko hari ikibazo cy'inzara. Ubwo yari kuvuga ati si bose bura tuzajya guhaha ryarira. Jista akavuga ati buriya hari n'umwanya ari kubura. Ati noneho nawe nyine arebye yiyaranja nyine mu buhanga bwe abona icyo kurya. Turi kumvikana. Ariko mu by'ukuri buriya iyo nta byo kurya bifatika bihagije dufite mu nzu kabiri, nkaba mbona ko n'icyo gihumbi nta kiri mu mufuka, naho warambika uruhande rw'inka hariya, umutima wanjye ntiwanyurwa. Narindi musenga amasengesho mu mutima wanjye, mbwira Imana ati Imana, naho ibi byaba bitunaniye, byatunanira nk'abantu, ariko se byananira n'Imana? Hariya mu mugi amadepo aruzuye ibyo kurya, hari n'ibyamunzwe biri kuba expired bagiye kujya kumena kubera byabuza abakiriya bagira ute babitwara. Abakiriya bari kumena muri mondisi, kandi nge birangoye ngo nge kuri mondisi zabo, byibuze ndebe ku miceri bashigaje, hakawunga inyama, babimena uwo munsi nyine ntago biba bigoranye. Wapfa gunashyushya tu nubwo inkwi zabuze, washaka n'amababi y'ahantu hatageze imvura ukagira ute ugashyushya ukarya. None pasiteri urambona wumvishije sha, hari igihe Imana iguha izina iri guhishemo kugira ngo utarenga umupaka. Pasiteri mfira mu izina pasiteri, pasiteri mfira mu ruhu pasiteri. None ndahamagara umukristo mubwire ngo ndaburaye. Wa mukristo ninge mukomeza, ninge mwihangane, hati ihangane, komera, gira kwizera. Ninge ndamubwira ati noneho nge ndaburaye. Haleluya. Ninge ndahamagara umukristo ati rwose noneho mbe diakoni ndaburaye, byabaye ndaburaye. Haleluya. Twige kubana n'Imana. Haleluya. Nkubwire ngo iryo joro nabonye ukuboko kw'iki kw'Imana. Haleluya. Mbese nawe abahise abona ibimwongera imbaraga hehe mu rugendo. Haleluya. Mwagiye mujya mu mwuka mugakomera.
wiburana n'abantu, ahubwo burana n'Imana. Haleluya. Muri twe hari umuntu twateranye, ntago mutunze intoki hatagira umuntu uza kuvuga ati ariko se iyo anyongorera, kuko uwo mwanya wo kongorera gushobora kuba muke, ahubwo reka mbivuge. Ijambo ryarambwiye ngo habwirwa benshi ariko akumvwa na beneyo. Uwo muntu rwose iri joro yariye ariko ameze nk'uwaburaye, kuko ibiryo yariye uretse guhumurirwa nabyo no mu nda manza bitanagezemo. Haleluya. Mu magambo meza yaburaye. Imana irambwiye ngo uwo muntu mubwire ngo irakugaburiye, kandi Imana imaze kumugaburira irambwiye ngo ngiye kuzajya abona nawe n'ibyo agaburira abandi. Hari umuntu yasuye azi ngo byibuze yamuha n'inusu y'akawunga nawe akayirarira. Uwo muntu atinda guteka ngo bitanashya hari ngo amuhe. Nicyo kimenyetso. Uwo muntu atinda guteka ahari ngo bidashya hari akanamuhaho. Isoni n'ikimwaro bimwishe arahambira, nta kundi reka ntahe tu. We nuzajya ubona ntabyo kumpfunyikira ufite ngo umpe mpfunyike, basi ujye unateka ibyo bikeye ufite unansamuzeho, mbwira ati pfa kuryaho nawe tuno ntacyo bitwaye. Umuntu nta n'umuryango munini afite pe, ariko icyo kurya cyari ntaryo, hasi hejuru hakurya hakuno. Imana irambwiye ngo yakubonye, kandi ibonye uzindukiye mu nzu yayo nyine iguhaye umugisha. Iguhaye iki? Iguhaye iki? Iguhaye iki? Abantu baguturira bakazakuvuga, abantu baguturira bakazaguseka, ariko Imana iraguturiye, kandi guturiye ibitazarangira mu izina rya Yesu, kuko ari igitangaza cy'Imana igize gute ikose. Ubu se sindi kubona mama wa benshi, ni mama wa benshi harya, ni sheri wa benshi. Ati iyi ngiyo rwose ninyibyara, ati rwose nzaba nkoze iki? Nzaba nkoze akazi. Imana iri kumbwira ngo humura nayo uzayibyara, kandi uzabyara umwana muzima, nawe uzaba muzima, mwese muzaba amahoro mu izina rya Yesu. Ayibyara amahoro, nawe uba amahoro, mwese muba amahoro mu izina rya Yesu. Hari ubwo Imana ijya ibura inzira se? Mama bebe ni amahoro, so umaze iminsi nibiki byaguciye intege? Nibiki byaguciye intege? Theo niwaririmbye ngo ibyishingikirizo biveho, maze uhanga amaso, ngibyo uhanze amaso bikurweho. Dukomeze. Hari Imana ije gutabara, hari Imana ije gutabara itagize gute? Itagize uwibaza. Ubundi reka nkubwire, ikizakwereka ko inzira iri gucamo ari y'umugisha, nuko uzabona abantu benshi bakubuza kuyijyamo, nuko uzabona impamvu zikubuza kuyinjiramo, nuko uzabona abantu bakubwira ko aho ngaho uri kuyoba uri guta ubwenge. Ubundi se ni hangaho ugera bakakubwira ngo Imana iravuze. Hari ahantu umutima wawe ujya uruhukira kandi ukongera ukagira imbaraga, kumva ibyiringiro byawe birakomeye. Imana iri kumbwira ngo uriya musore wawe murinze gufungwa. Imana imuvanyeho gereza, yari yafungutse pe bwite, ariko Imana imuvanyeho gereza. Abantu bari bamaze kuyimutegurira, iri kumbwira ngo nibo bagiye kuyijyamo, kandi muzabagemurire mubabwire ngo namwe murafungurwa mu izina rya Yesu. Mana data turagushimye
imbaraga n'amavuta ari weho ubitanga. Uyu munsi uratugomororeye natwe ndabibonye, kuko mbonye ingo zari zasenyutse uri kuzikomeza. Mbonye amaboko adaheruka kwakira uvanye inyatsi mu biganza byabo. Mbonye imigisha y'amafaranga n'amashimwe atandukanye arimwe azamuka ku buzima bwacu. Twakiriye igitangaza cyawe. Abarwayi twakiriye gukira mu izina ryawe. Mu izina ryawe Yesu twakiriye kugirirwa neza nawe. Unyeretse abarimo kwiganyira no kurira, usunitse imibabaro yabo kure, uhagurukije ibendera ryitwa ubutabazi. Shimwa Mana, habwa icyubahiro Jehova. Shimwa Yesu. Haleluya. Cyubahiro ni icyawe. Warakoze Yesu kuturarika ngo turarikire uyu munsi, kuduha umugisha. Turarika uyu munsi, turarikiye kutugirira neza. Tugukomeye amashyi, tuvugije impundu, kuko ari wowe ubikwiriye n'icyubahiro. Amen. Amen.